Reka mbasuhuze mwese mukomeje kudukurikira. Ni Showa TV Show turagarutse tububwira ngo utarakana subscribe yikande kugira ngo dukomeze kubana, ariko kandi una sharing. Uyu munsi rero mbona nagize gutya nkora uruzinduko njya mu karere ka Rusizi, ariko nakoze nagenze urugendo nakita nyobokamana kubera ko ni ahantu narerewe nakuriye. Rero nakoze urugendo, nuvuga ngo nagiye n'amaguru ahantu hose nanyuraga n'amaguru, rwego kugira ngo niyibutse aho umuntu yarerewe. Buriya ni ahantu hakomeye, ukwiye kujya nibura unyuzamo nibura rimwe mu mwaka, byabaye gake ukagerayo ukiyibutsa aho nize nabagezeyo. Ariko ngezeyo mu by'ukuri ndagira ngo munanyumve neza, wenda amajwi ntabwo ari kumvikana. Muri iyo video nafashe nagiye ku kigo nizeho, ngerayo mpura n'umusekirite abanza kumbwira ati ntibyemewe, ndabyubahiriza. Ndamubwira ariko waretse tukaganira, abanza kutabyumva, amubwira ko nariho nize, hanyuma turaganira. Bavandimwe, hariho abantu kuri iyi si bababaje. Twagerageje kuganira, wenda aravuga gake akora ko yavuga amajwi ntabwo yumvikana neza, ariko ushaka kuyumva araza kuyumva. Ariko twaraganiriye, igihe kiragera arabohoka, ambwira imbamutima ze, numva ndishimye. Duhana nimero. Muvandimwe unyumva wowe, ndakwinginze iyi nimero y'uyu musaza uze kugira ikintu ukora, uzambwira mu byumweru biri imbere umusaruro uzavamo. Bavandimwe, hari abantu bababaje bakuze, abantu b'abasaza tubiteho. Mbazaniye rero umuntu utuma ubonye amahirwe yo gukorera umugisha, nubwo cyaba igiceri cy'ijana, senkani, 1000, 2000, 5 yose. My friend, gerageza ugira akantu ukora, akajeste. Hariho nimero mu kiganiro kugeza kose ndabishyira kuri thumbnail, ariko rwose mureke dukorere umugisha kuri uyu musaza. Nagiye ku kigo nizeho rero, Gashonga Catholique, giherereye mu karere ka Rusizi, nahize primaire. Ndatembera koko, twaganiriye rero, mugerageza mwumve, ariko mwumve message irimo. Bavandimwe, uziko niho nahise menya ko buriya Yezu ku isi ntawubaho. Yezu aba mu bantu, abantu bababaye, abantu bibaza uzabakura mu bukene. Hari abantu babayeho, abana barabananiye, ntawe yabaza, yenda uburere byaranze ko abana babugira, cyangwa se baranabugize babura urukundo. Bavandimwe, uyu mubyeyi ngenda nasetsa, ariko harimo n'amarira y'urukundo, wenda mu gikari ibyo twavuganye. Ariko rwose nubwo wamubwira uti komera, humura, ibyiza biri imbere, cyangwa se uvuga uti ndashaka ko twibera inshuti, ni umuzamu rwose arinda hariya, narishimye. Ariko hari umunezero umuntu agira biturutse mu kwita ku bandi. Uzarebe iyo uhaye umukene, iyo ufunguriye umushonje, iyo wambitse umuntu wambaye ubusa, ibinezaneza wumva. Uko rero ibyo ni byo banga abantu batazi Imana batazi. Gufasha ni byiza bavandimwe, ntabwo mubigisha musanzwe mubizi. Nibura ureba iki kiganiro, gira akajeste ukora kuri iyo nimero y'uwo musaza, n'amazina yashyiraho hariho. Ariko rwose nushaka kubanza umuhamagare, ariko rwose hari ababyeyi bababaye. Nagize emotion ziranyica, kandi twaganiraga ambwira ati ntuhegere, kumbi ntamenye ko mu kumwegera ariho hashobora guturuka umugisha. Nubwo yaba ari 500 rwose kuri iyo nimero
ntutindiganye gutanga. Iryo ni ryo turo muhereza abababaye. Twakubonye ryari wambaye ubusa ntitwakwambika, twakubonye ryari ushonje. Nabo bahita bavuga ngo umwe muri abo bababaye ndiwe buriya nariwe, ninjye, yari njye. Nubwo wambonaga muriya mu security ariko yari njye. Bavandimwe rero tubikore tubikunze, ndabizi neza ko biraza kugenda neza. Nyaboneka gira icyo ukora kuri uyu muvandimwe, Imana iraguha umugisha. Twatangiye turi ku mazi tumanuka Kamembe tugenda, ko munoze kubibona. Rero reka mbashimire mwe mugiye gukora iki gikorwa, Imana nibarinde kandi ibahe umugisha. Ibiganza byanyu bigiye gukora ibi bintu, Imana nibahe umugisha. Ntabwo ari njye wisabira, ndasabira uriya muntu. Simuzi, sinari imuzi, ariko duhura nimvishe mu muhamagaro, yewe nshaka no guhindura ligne auditoriale y'icano byo kujya nkora ubuvugizi. Abantu bababaye, abantu bashobora kuba bafite n'ubwenge, ibitekerezo, nyamara babuze aho babitangira. Bavandimwe, niba uzi umuntu ubabaye, niba uzi umuntu utameze neza, rwose tuvugishe maze urebe ngo abantu baragerageza kwishima. Jya utuma umuntu aseka. Hari abantu babaho bagatuma abantu barira, gerageza utume umuntu aseka. So ushimire iki kiganiro gikomeze gisoze, kandi Imana iraguha umugisha mu byo uri gukora, aho uri hose, imishinga ugiye gutangira, Imana iguha umugisha. Kandi ndabizi Imana ntitetereza, kandi Imana isubiza aho ukuye, Imana isubiza aho ugiye gukura. Kandi turabakunda, tugendane rero, tujyanemo umugani w'intego y'akarere ka Rusizi, tujyanemo. Umwanda si uw'i Rwanda. Twagiye. Ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntago tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Bagenzi, ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Abantu bakurebera mu buzima ubayemo, nyamara bakagira ngo ibyawe birarangiye. Ariko uhumure, ijuru dufite Imana, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Abantu bakurebera mu buzima ubayemo, nyamara bakagira ngo ibyawe birarangiye. Nyamara uhumure, ijuru dufite Imana, ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ntabwo tubayeho umugambi w'abantu, ukuri ahubwo tubayeho umugambi w'Imana. Abera bose ntabwo tubayeho umugambi w'abantu, ukuri we ahubwo tubayeho umugambi w'Imana. Bagenzi mwe ntabwo tubayeho oya ahubwo tubayeho umugambi w'Imana. Haleluya. Nukuri ntitugipfuye kuko Imana idukunda, nukuri tubayeho ku mugambi w'Imana. Abantu bavuga nk'abantu, bagukora nk'abantu, ariko Imana yivuze nukuri birasohora. Ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, turashiranye we, turarizwe ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, ahubwo tubayeho ku mugambi w'Imana. Tubayeho ntabwo tubayeho ku mugambi w'abantu, mana bisale konge na kazi. Ufite ubuhamya, ufite ibihamya, nukuri twabonye Imana no mu bihe bikomeye. Abadutega iminsi ngo ahari tugiye gupfa, nukuri ntibikibaye kuko tubeshejweho n'Imana. Iradukunda umunsi ku wundi, ntabwo tubayeho ku mugambi wawe.
icisha bugufi tuzabubwira abandi mbese bose bakumenye tuzi yuko udushakira umukiro kandi ko udatoranya amahanga nakuyoboke wowe mwami tuhasigariye zawe turakwiyeguriye maze uzatugeze mu ijuru rijabiro. Yezu waje kudukiza guma hano ni wowe muhoza rumuri rwacu nyiringoma gahora uganje aha mu biremwa Yesu wowe twiherewe n'ijuru twakuganye iki Yesu tuzazirikana ubuzima bwawe icisha bugufi tuzabubwira abandi mbese bose bakumenye tuzi yuko udushakira umukiro kandi ko udatoranya amahanga nakuyoboke wowe mwami tuhasigariye zawe turakwiyeguriye maze uzatugeze mu ijuru rijabiro. zuba rirasiye mu mitima yabo wakunze ukabana nabo tukweguriye ukubaho kwacu gahora utuye imitima yacu Yesu wowe twiherewe n'ijuru twakuganye iki Yesu tuzazirikana ubuzima bwawe icisha bugufi tuzabubwira abandi mbese bose bakumenye tuzi yuko udushakira umukiro kandi ko udatoranya amahanga nakuyoboke wowe mwami tuhasigariye. Umeze mute mugabo? Umeze neza? Tugusanze hano ni ku kihe kigo? Gashonga. Gashonga Catholique. Hano turahagusanze uri mu kazi? Witwa nde? Inde uragerageza uvuge cyane? Ndagijimana Vedaste. Muturiye hano n'ubundi? Ku Munyinya. Amakuru yanyu? Nawe urerera ku iki kigo? Ku Munyinya. Ko ari kure? Niho hafi? Ariko ukaza gukorera ino.
ku Munyinya ubwo ni muri za Mibirizi hirya Ukimbagiro. Ni Gashonga yo hirya kwegerana na za Nkungu na za Nyakarenga. Yego ubu nyuze za Karemereye umanuka. Hano hamaze igihe kingana iki? Ukwezi. Uri mushyashya none? Umuyobozi wa hano ntabwo umuzi? Ntabwo ura? Diregiteri. Ntabwo uramubona? Waramubonye. None se ubu uri hano uri kurinda ikigo? Uri kurinda ikigo ngemeruka hatameze gutya. Nge nahize naharangirije 2009. Urumva ko hashize igihe. None muyi mufashe igisambo mu kigenza gute? Mu gifatane cyangwa mu gifata nabi? Muhamagara ubuyobozi. Yego. Iki kigo rero ni ikigo cyiza cyane. Kiri ku muhanda. Ese mu gihe cy'amashuri ntabwo mushobora kugira impungenge ko abana bajya mu muhanda. Yego, murabakumira. Yego. Okay, na hano baratsindisha. Yego. Abana baye ufite abana bangahe? 7. Bose barahari. Ubwo barize bose se? Bose barize. Umukuru ari mu wakangahe? Secondaire. Yego. None se kujya utabakura mu ishuri? Ishuri hari icyo rimaze? Yego. Wowe warize? Ntabwo wize neza. Wagarukiye mu wakangahe? Mu wa 3 primaire. Ubwo hano usabye baguha gukomereza mu wa 4. Yego. Ugomba kumenya n'urugo. Ubwo n'umudamu aba yagiye mu tundi turimo gutyo. Yego. None se turi kubona abana bava mu ishuri kandi bakavuga ko biterwa n'ababyeyi. Urabivugaho iki? Nyine hari igihe umwana akunanira. Yego. Amubwira ngo ajye ku ishuri, nkaho yakagiye ku ishuri akagiye ahandi hantu. Yego. Ntaboneke. Kubera icyo ataza ku ishuri se kandi mwamwohereje? Bamwohereza ni nkaho akubwira ati ukamara amafaranga y'ishuri cyangwa n'amakayi n'amakaramu. Akaba yanayarya. Biterwa n'iki? Ni uburere ni bw'iki gihe kubera ko natwe mu gihe cyacu naho habagaho abantu b'iki gihe. N'ubu hariho ab'iki gihe. Ese biterwa n'iki? Ni ukudohoka kw'ababyeyi ni iterambere riri kuvuduka wenda ababyeyi rikabasiga. Ikibazo gihari ikibazo cyo kubona babona ko nta bushobozi bafite. Yego. uko ni ukushakisha yanaboneka yajyana ku ishuri. Yego. Igita yagutumaho zaba amafaranga utayeje ku ishuri amubwira ati amafaranga yarabihereje. Yego. Yabihejeje bana bakayarya kandi ari kubeshya. Tubona abana bajya mu mirimo isanzwe ukabona bari gukoreshwa imirimo ivunanye, bagiye ngo gucukura amabuye y'agaciro, bagiye gusarura icyayi, nyamara ugasanga n'ubundi amafaranga bakuyemo bayishe nabi barayariye. Ni iki wabwira abo bana? Icyo wababwiraho ndimo kuvuga nabi. Yego. Gusa abana b'iki gihe ntabwo bacyumva. Hakorwa iki ngo bumve? bababwira nabi. Yego. Yarangiza ajya nk'umufuka akamujyana nko kujya mu kibuye. Yego. Wamukurayo ngende gushaka amafaranga. Yego. Yakusaba amavuta meza ntuyabone. Wamusaba urukuta rwiza nturubone. akajya guteganya gushaka iki amafaranga. Ajya gushaka amafaranga nimubwira abize se kubona ikibazanye. Yego. Ariko ufite icyizere abana bawe ko ntago bazava mu ishuri? Mfite icyizere ko batazava mu ishuri. Yego. Ubabwira ibyiza by'ishuri? Kubera ko buriya yatize ntabwo akazi. Yego. Iyo
nubwo yakamura Yego. yarize batera nk'ikiyaga cy'umuriro cyangwa n'ibiki yego ariko icyo gihe biramufasha yego akabona amavuta akabona n'umuntu akabona icyo ashoboye cyose akakibona akakibona ubu utari umubyeyi utakibonye ariko igihe mbere nta kintu twagiye tubona yego ariko ubu ngubu aho kujya ku ishuri ari ibisiga ari byiza. abana bafite amahirwe menshi Abana bafite amahirwe, ariko ntabwo babibona ntabwo babizi ribarura riraye bari ribarura riraye yego ariko icyo wamukoraho rero igihe ubwiye umubyeyi wamubwiye umwana umwana bari kumenya yego amubwira ati ikibazo bimeze gutya aterekanya akamusa ariko akicara akamenya yego reka twizere ko bizagenda neza bizagenda neza ku buryo bwiza bushoboka niba byiza ijoro ribaye byiza gira inama ababyeyi umubyeyi ujya kumva ngo umwana yarananiye kandi ugasanga mu gihe akimushyira ku ibere ntabwo yamunaniraga ukibaza kunanirana bitangiye ryari umwana ngo yavuye mu ishuri hari n'abakubita ababyeyi hari n'abajya mbega ukabona bagiye mu ngeso mbi gira inama ababyeyi basa n'abarebera wa mugani bakavuga bati iyo ubwiye umwana nabi ngo bimugiraho ingaruka ngo arakubwira ngo umubwiye nabi bakabitwara nabi gira inama ababyeyi yego ongera ijwi yego ukamujyana ku ishuri umwana kumubwira nabi yego umwana yakagombye kuba nabi mu ishuri iyo mwarimu ati nanjye ntabwo muzi yego tugene n'inama yego avuga ati abandi bohereza bohereza abagore baje abagabo tubazi ku ishuri yego avuga ati umugabo kugira ngo azaboneke ni ikibazo ni ikibazo ariko iyo bibonetse gute ushobora kugikemura akamutwara n'ishuri yego amushakira amavuta yego amushakira umwenda akajya ku ishuri avuga ati jyewe nirangamiye yego nawe ujye kwiga ugira uko ubigenza ariko iyo bigenze gutyo avuga ati cyangwa avuga ati nta n'ibyo ndi kubona niba zikagera hari yego niba ubonye bikeya cyangwa bakavuga niba uri kujyaho n'imboga aricyo cyo waba uri gushaka ubona amavuta ukabona n'umunyu ariko nta gihe tuyihaye kuko ikibonetse cyose turagisanga harya watubwiye ko witwa nde Ndagijimana Vedaste uba wakoze urugendo rurerure uza hano ni isaha ubwo ku kwezi baguha nkangahe 30 nayo se yego urakodesha uratuye ukanishyurira n'umwana ishuri yego yego ubushobozi bwo buraza kuboneka ndabizi abadukurikiye ku itangazamakuru ugira telefone ugiye kuvuga nimero yawe sibyo nkawe tubwira nimero yawe uvuge cyane 07 cyangwa ntayo reba neza rwose bavandimwe mudukurikiye agiye kutubwira nimero ye murabona nta na telefone afite tumusanze hano ku kazi arimo ararinda ikigo nababwiye ko ariho nize mugerageze rwose mumufashe nawe abone ikintu ahereza umuryango hano naje ku Rusizi ni wacu nari ndimo ntembera rero wazibonye nimero yego ihera kuri 0 aha tubwire twibwirire hoya hitangira 0 ibaruye kurinde wowe amazina Ndagijimana Vedaste ni 07 25 04 780 ibaruye kuri Ndagijimana Vedaste ndakwizeza ko rero biraza gukunda ariko kandi reka tunagushimira ko ubwo none se telefone umuntu agushatse
kuri iyi ngiyi ntabwo ushaka kuri iyi kandi itari muri kandi nta telefone ufite ndayifite urayifite hano yego izi ni nomero zayo izo ni ego telefone iri he? yego okay uri umusirimu ntawe usirimo no kwiyeranje ngaho babwire basabira umugisha abantu bagiye kugira icyo bakora ni abantu badukurikiye ni abantu beza cyane kandi ndabazi ni abantu bacu nubwo washyira igiceri cy'ijana 500 amafaranga yose arayemera kandi arayakira sa n'ubwire abantu bagiye kugira icyo bakora bavugisha bashimire ubabwire uti rwose mumfashe ibintu nk'ibi nimufashe kubera kuko nta bushobozi mfite bundi yego vuga cyane nta bushobozi bundi mfite yego kandi ikibazo cyo kurya mu rugo kikaba kimbaye ikibazo kurya umuntu abyishatsemo ikibazo gikomeye cyane yego umwana yiga segonderi ubwo akeneye amakayi ibikoresho n'ibiki ni umuhungu yego akeneye amakayi akeneye amakaramu byose mbese babikeneye muri make yego kugira ngo mbone ubushobozi bwabyo kugira ngo mpite bigura ni ikibazo yego reka tugushimire ariko ugiye kubanza ugira inama abasekirite bagenzi bawe hari amakosa bakora hari nk'ejo bamagaye bavuga kuko umwe bamubwira ku izamu yego bazanye amarangi bazanye urubuto noneho baduhamagara bampamagaye ngo batujye guhinga simpari ko ari amajoro 2 yari hano yego ariko ndavuga ati nta kibazo bashakisha bene wacu muvugana wari turi hano kumurira nawe n'uwiriwe hano turavugana yego maze kuvugana ahita azi ubundi ibibazo arabikemura nta kibazo twagiranye nabo yego bagira inama ku buryo bwose bushoboka n'umuntu yego bamenye kurinda bahagarare ku ngamba ibintu byo kurangara bakajya mu nzoga yego so reka tugushimire rero Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha ugiye kubona umugisha mwinshi utari witeze reka mbabwire rero twari turimo nari musanze hano ku kigo nizeho Imana nibaha umugisha mwese kandi nizeye ko hari ikintu mugiye gukora buri wese uko Imana imushoboje so murakoze Imana ibaha umugisha mfite ikigo kikositara mu nzu kandi ubushobozi ntabwo ndi kubona yego yagize rero bafasha ikibazo hagize abagufasha ubwo waba ukeneye nkangahe ushaka ko nta muriro ugira ntawo ufite nyine baduhaye byo hejuru nyine biriya ducana by'inka za bresoro bresoro bisoro ni ibiki ibijyanye n'ibyo gucana hejuru bigacanira hasi yego amabatiri yego noneho baduhaye umuriro w'amashanyarazi bazizeho konteri bashyiraho hashibowa yego dushaka guhita nesitara muri iyi minsi ariko nta bushobozi ifite yego ubwo rero bibaye ngombwa bukaba mwabifashamo sibizi ubushobozi buraza kuboneka iyo telefone niba ari iyo koko niyo nukuri yego niba iyo nimero ya telefone ariyo ya nyayo biraza gukunda ngende ndi umunyamakuru nkorera ku mbuga nkoranyambaga uraza kubona abantu babagira neza rwose kandi baragufasha biraza kugenda neza niba iyi nimero ikubaruyeho uraza kumbwira nimugoroba niba umuntu ashobora kuyihamagara igacamo yego sawa rero ibihe byiza